yego hanyuma rero twagiye tukivuga kuri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ingabo z'igihugu ni imitutu ingabo z'igihugu kuri ya mweru n'umukara Nyamukandagira abafana bayo bakunda kwita ngo ni EPEP cyangwa se gitinyiro ngo nibo bantu bishimye muri iki gitondo. Ni ikipe ifite ibikombe 5 bya shampiyona. Makuru banyandikira bati turabakurikiye cyane bati turumva mwavuga kuri APR kugeza saa 5 musoje byashoboka Rayon Sport ariko ntago byakunda mbasugire bishoboka biremewe se avuga icyo mwese ikiganiro cyo gusa turabasezeranya yuko iki cyumweru tuzajya tubavuga zandane ziri muri Murera kuri equipe ya mbere yowe shampiyona se indose ya kabiri kaga twere kuri rero aho kuvuga uti yuvuza APR uvugana rero ni ikipe ziba zimeze nk'imana ni champion w'igikombe cy'amahoro rero Lorenzo tuvuge ku twagiye mu isa ya mbere twayisoje ariko tutasoje APR neza turashaka kuyinogonora kugira ngo tujye no muri Murera hari wavuze ati muvuze kuvuga no kuri timing se cyari igihe cyiza cyo iyo bareka imikino itatika soza timing mbere na mbere APR yashobora kwirukana Darkonovic anytime hari harabuze icyo bita kujya kuri terms kubera kwiteka ryose kwirukana umutoza bigira ikiguzi cyabyo ubwa PFC irukanaga dir amezi agira mu 8 muri equipe nubwo ni nk'icumi kwa ratoje amezi abiri ku masezerano mashya icyo gihe ya PFC irukanse mu manzi rasiragira mu manza na dir zimara igihe kirekire hari n'ibyabyo bahombye mu bijyanye n'imari teka ryose usiragira mu manza urahomba amafaranga kuri Thierry Froger nabwo ntiwavuga ko wabuze icyo bahomba mu gusezerera Thierry Froger mu gusezerera abakinnyi na bamwe APR yagiye homba amafaranga hari abagiye basetoringa amezi 6 bakagenda batayikiniye n'ibindi byinshi so Darkonovic yari afite imyaka 3 yaramaze gutoza amezi 11 ntabwo rero umutoza ugifite imyaka 2 umwirukana anyhow kubera kayabo k'amafaranga we na groupe y'abahembwa kumwirukana bisaba ko mugomba kuba mufite ibyo mwumvikanye so kabunganiro ukomeze ku kigendanye no nibiyo bamuha yego bamwirukanye navugishije management ya APR bambwira yuko ibyavuzwe n'abanyamakuru bamwe nawe ngo byuko bahawe imerekeza amezi 6 atari byo ahubwo hari imishahara runaka babahembye mu rwego rwo kubaha akazi bakoze niyo mutual agreement kugira ngo ibeho so ntibabaye precise ngo bambwire ngo na amezi 2 niba rero batagize precision umunyamakuru ufite amakuru iyo narimo aravuguruza agomba kuvuga APR buretse gato APR remera ko hari amafaranga yatanze imishahara kugira ngo umutoza agende abanyamakuru tukavuga nanjye ndimo tukavuga amezi 6 so ubwo rero byo tuvuga nibyo niba atari amezi 6 APR FC mwamuhaye amezi angahe si byose cyane muremera ko hari amezi mwamuhaye ku makuru dufite na amezi 6 niba atari 6 rero mutubwira amezi mutoza yahawe ariko ibyo byose twagiye kuvuga kuri timing ndabishima ni timing nziza APR FC yagize ikibazo cyo kubura aho yahera isezerera umutoza watwaye igikombe cy'amahoro agatwara igikombe cy'intwara akageza APR FC mu ijonjora rya kabiri muri Champions League kubera ko arakiri mu ngamba yesi mihigo ariko batanyuzwe banga gukora ikosa ryo kumwirukana bahutiyeho byo kwishyira muri riske so byaragaragaraga ko ni sezo iyo yari gutwara ibikombe byombi cya shampiyona biracyashoboka n'icyamahoro kumwirukana byari kugorana ari kubarega mu nkiko bagatanga amafaranga menshi cyane imperekeza so niba rero hari ibyabaye bakicarana ntekereza ko bimaze igihe kirekire bakagera kuri terms y'ibyo bamugomba bitavunnye kipe bitayiremereye umunsi yabyemeye kubera ko yaramaze kuba nk'umutwaro kuri club umunsi yabyemeye ngo nta kibazo nasinya nkagenda uwo munsi niwo agomba gusezererwaho why ushobora kuvuga ngo igikombe cy'amahoro ariko kinyamupira abanyamupira tuzi icyo bisaba kugira ngo utware igikombe uhanganye na Rayon Sport nta nubwo nafata credits zo gutwara igikombe cy'amahoro ngo zishyire ku mutoza kuko yaba yakora performance iyo barangara agakora performance nk'izo yagiye akora ku mikino ya Rutsiro umukino ubanza wa Rutsiro muri shampiyona umukino wa Itense no mu gikombe cy'amahoro ngo muri mita rwose yaragiye gukora ibara cyane iyo barangara ubwonko bwe akaba ari bwo bukora muri stade amahoro
ntabwo APR gutwara igikombe cy'amahoro bivuze ngo nta credit akwiye kuri kiriya gikombe kinyamupira icyabaye tuba tukizi urabyumva igikombe cy'intwari même chose urwego yari gutoza wa APR nta gikombe na kimwe deserve gutwara so umunsi APR ibonye amahirwe mu Kinyarwanda baca umugani ngo ababyeyi bikiza amahwa ubundi uwo mugani bawuca iyo hari umuntu wari ukubereye imbogamizi akuremereye ukabona muratandukanye urabyumva ukabona muratandukanye burundu niyo Munyarwanda avuga ngo ababyeyi bikiza amahwa kuri APR umunsi yemeye kugenda hari ibyo bamugombye bitabaremereye no kwirutsa bakavuga ngo ababyeyi bikiza amahwa so timing anytime timing yo gusezera Darkonovic ni nziza timing yariyo nta kintu yariyo ku mpamvu ebyiri APR Football Club n'abahanga cyane harimo icyambere kwirengera ku kijyanye no gusezera umutoza harimo kwirengera kuvuga iki masezerano Darkonovic afitanye na APR Football Club hari arimo ko natwara ibikombe bibiri nta kintu bamubaza icyo gihe kuzajya kumusezerera yatwaye ibikombe ni wowe byavuna byakugora kumwikuraho iyo ni impamvu ya mbere mvuga ngo bamusabye ko basesa amasezerano bamubwira ati nta wamenya iyi Rayon Sport ihagaze gutya iyi mikino 3 izayitsinda igutwara igikombe cya shampiyona icyo gihe tuzabona impamvu yo kukwirukana kuko mu mategeko mu masezerano twagiranye birimo niyo mpamvu ndavuga ngo APR babaye abahanga cyane ko kubiranye na ambiguite no kwishidikanyaho batumye atazana n'indi ngingo bavuga ngo natwaye ibikombe ibaremerere icya kabiri bamwirukanye erega mwibuka ko iyi kipe izasohokera igihugu kandi gusohoka se n'iryari si mu kwezi kwa 8 ruvuga ngo bagomba kwiha indi time yo kongera kumenya noneho tuzarambagiza nde umutoza azaza ryari azamenyerana n'abakinnyi ryari n'ubujyanye nyine ngo ibyo bintu byose babe babikuye mu nzira shampiyona isozwe irabona iminsi 11 le 25 z'ukwezi kwa 5 nibo shampiyona isozwe igomba gusozwa APR nta muntu n'umwe ifitanye nawe ikibazo we yagombaga gusezera yamusezereye igabana gutegura noneho saison nshyashya irimo no gusohokera igihugu niyo mpamvu nyine navuga ko hari icyemezo cya Axel APR ejo dushobora kuvugana n'ubuyobozi kuko muri message bampaye bavuze ko hari ibyo bacyuzuza nubwo berekanye umutoza ariko hari ibyo bacyuzuza kugira ngo agende neza rwose nta kibazo ariko nyine batandukanye n'ejo twayiganiraho bakagira ibyo batubwira twibaza ariko ibyo byose ari cyo bashaka kurenzaho kuri kwizigira uvuze wowe wazanye n'ingingo ivuga iti imirambagirize muri APR nayo twayitunga gatoki ariko se hari icyo ubona APR ikwiriye kunoza kugira ngo ibi bya Darko bya Froge ntibizasubire muri iso izatangira nibyo ni ibintu bishye cyane nka ekipe iri ku rwego nk'urwa APR nka ekipe y'ubukombe ifite uburyo ifite amikoro ifite ubushobozi yagakwiriye kuzuza zimwe mu nzego cyangwa se mu myanya ituzuye na bikomojeho kare nta ngengero zo ku yandi ma ekipe akomeye yewe nayo ngayo yagiye bakuramo izo za pyramide twavugaga n'andi ma ekipe akomeye muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi nibagira imyanya yuzuye APR yagicamo abakinnyi benshi bakomeye haba abanyarwanda haba n'abanyamahanga imyanya nayikomojeho directeur technique muri ekipe ya APR sporting directors abantu nk'abo ngabo abo ni nabo bamanuka bagakora na evaluation y'umutoza bakavuga bati mutoza dufashe ibi bakanamuha mu by'ukuri na target n'ibyo agomba kugenderaho kuko nabo izo skills baba zifite mu by'ukuri baba barabyize hari ababikora barabaye abakinnyi ariko bakinicara bakabanza bakongera bakiga bijyanye na football moderne cyangwa se n'umupira ubugezweho izo nzego rero niba zuzuze abo ngabo ni nabo bagaruka bakagira uruhare mu mirambagirize haba ari y'umutoza n'iy'abakinnyi ibyo byose amara kubifataho inshingano n'ibyemezo hanyuma ekipe ikabona gusohora amafaranga itangira kugenda igura abakinnyi isharambagiza abatoza bari kuri calibre bafite profile zizwi zemewe zigaragara ngira ngo APR yaguye mu mutego utaruyibereye APR ni ikipe nkuru ni ikipe ifite ibikombe ni ikipe yihagazeho mu Rwanda niyo ya mbere mu Rwanda ku buremere umutego yagiye igwamo nuko abakozi bagiye bayempoza aba batoza bagiye baza barayempozaga wasangaga
APR ikora kuri kondisiyo zabo aho kugira ngo bo bakore kuri kondisiyo za uburyo APR kubona umutoza siritu umuzungu bigoye muri iki gihe yazanaga amategeko n'amabwiriza ye aho bivuga ko kontra ya Derko na bagenzi be ngo kugira ngo byonyine yemere no kuganira na APR byasabye ko draftinga kontra ubwe management ye APR FC irayisoma ngo ibonye nta kibatwaye donc bayakira ukwiri ko guhinduramo ikintu kimwe umutoza ntiyari kwemera kuza ni ikikwereka uburyo kubona umutoza muri iki gihe bigoye kuko barahenze cyane APR ni ikipe ku Rwanda nyafurika itarabi igihangange ikigugu cyane ku buryo yaresha abatoza bakwifuza kuyizamo bamwe beza so baraguhenda rero iyo APR ushaka umutoza rero navuga ko baguye nko mutego nk'iriya myaka 3 ntekereza ko ari nk'umutego baguyemo ikintu cyo kuvuga ngo n'intwari ibikombe ntimuzanyirukana yarazi ko abatoza basanzwe n'ubundi babitwara kandi APR ikoresha n'imbaraga nyinshi bitwara ibikombe kwigura abakinnyi beza ibikomeye ushobora kuzura umutoza mubi APR ikagufasha gutwara ibikombe urabyumva ushobora kuzura umutoza mubi APR ikagufasha gutwara ibikombe ukagumamo kandi bigaragara kudakomeye so ntekereza ko rero ni ikintu wakwiye no kwitaho cyane bajya kurambagiza APR ikwiye kwidraftingira kontra bakuza agendera kuri contract ya APR kugira ngo APR igende wa mugana timing ishobora kuba ari nziza kuko bagiye makunda ari mfite nuko nta gihindutse ubundi n'ubundi APR barimo barategura pre-season yego bagiye gushaka umutoza batari kuri pressure bamwigeho neza azaza kuri iyo pre-season atangire shampiyona akina imikino mpuzamahanga ngira ngo shampiyona wenda y'umwaka utaha izajya gutangira yaramaze kumenya ikibuga so the way forward niki gikurikira mu ikipe y'ingabo z'igihugu nuko Ndori Mugisha Ndori hakaza Ngabo wa Robert Ndori yarasanzwe kora he mu ntare ari iki umutoza mukuru w'intare hakaza Ngabo wa Robert hakaza Didier Bizimana Ngabo wa Robert yarasanzwe muri APR toza abana academy toza abana Didier Bizimana no murekendo wa APR yabaye imyugariro wayo we yarasanzwe atoza nawe mu bana okay ubu tuvugana bari ishyorongi ikibajyanye ishyorongi bagiye kuba caretakers bakeneye imikino 3 bagiye gukina imikino 3 babona amanota 9 uko APR izasoza shampiyona bizaba ari ibyo hanyuma bazakomezanya na APR kugeza igihe ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo buzashakira abandi batoza bazakora akazi gasigaye ndumva ariko twaba tuvuze muri APR ubwo APR irakina match yabo ku wa gatandatu saa 12 kuri Kigali Pere n'ikipe ya Gorira mu rugamba rwo gukomeza gushaka igikombe cya shampiyona tuzabona Ndori kuri bench ari uri gutanga consigne mu mikino 3 iri imbere ariko benshi bavuze bati Gorira irariya byinshi ikipe yirukanye umutoza batizabigenda cyane bapfunyikiyemo Rutsiro ewanagora rigomba kuba yiteguye cyane kuko bizayivuna pe hanyuma ikindi nanibagiwe APR nk'abantu b'imfura babwiye abatoza bati ntago twe tujye dutandukana gitinde niba mwumva mwajya ishyoronge gusezera abakinnyi muze mu basezere nk'abantu mwabaye natwe tubasezereho kubera ko batandukanye mu buryo bw'ubwumvikane bw'imfura bagomba kubitinga yo gahunda rero iri uyu munsi hariya ishyorongi ubwo ndumva nta kintu tutavuze ku ikipe y'ingabo ibintu tuzagenda tubisesengura ejo n'imyitozo dushobora no kuyisura n'ejo tukareba uburyo barimo kwitegura uriya munsi wa 27 wa shampiyona n'abatoza tukaganira igikurikiraho byose ubwo abayobozi bwa PN butwemerera tuzabikurikirana ku munsi w'ejo no ku wa gatanu mu gihe barimo kwitegura uwo munsi wa 27 wa 6